Yes, biba byiza kuri mwe muteze amatwi Fisherman TV cyangwa se abantu mukurikirana Fisherman TV nkuko musanzwe mubimenyereye. Fisherman tugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha twari turimo dutembera nyine tuje gusanga ahantu hari gukorerwa repetition. Ni umuhanzi, uyu muhanzi musanzwe mumumenyereye, ari muri bamwe bakoze indirimbo igahita yuzuza 1K cyangwa se ikagira views 1000 mu masaha make cyane. Ahangaha reka twinjire tumusuza ndetse tumuze n'amakuru ye ndetse n'icyo ari kuduteganyiriza muri iyi minsi. Amakuru yawe mukobwa? Makuru ni meza, banyita Ayinkamiye Delphina. Yego. Ndi umuhanzi, nkunda kuririmba indirimbo z'Imana. Ndi umuririmbyi, aha Musanze ni muri repetition. Yes, nguko mwabyumvishe rero tumusanze muri repetition. Reka tuze kuba twakubaza tukubaze tuti mbese umaze kugira indirimbo zingahe kugira ngo abantu baba badukurikirana baze kumenya ese hari umuzingo wa album ushobora kuba ugiye gutangira gutegura cyangwa se hari uwo waba warashize hanze, bimeze bite? Indirimbo ndazifite zigera mu 10, ariko hariyo nabateguriye imwe iyo mugiye kumva ndi kuririmba tuzajya dukunda gutaramana mu minsi igiye itandukanye. Yes, reka tuze kubabwira ko tutabatindira kubera ko burya gutarama bari gutarama. Reka tumaze twumve indirimbo ya Delphina ahangaha kugira ngo ibintu bize kugenda neza, ariko tukwibutsa ko wakora subscribe kuri Fisherman TV ndetse ukaza no gukora share kugira ngo ibintu bize kugenda neza, urubuga rwacu rukomeze kugenda rutera imbere. Tubibutsa ko twebwe amakuru yose agezweho cyangwa se mu bijyanye na gospel tuba tubahabereye. Ibe byiza kuri mwebwe. Twabona twaguha ngo tugushimire imirimo n'ibitangaza udukorera buri munsi. Ni byinshi nta muhanga wabibara ngo abishobore. Oya ntibibarika, oya Uwiteka we n'iki twabona twaguha ngo tugushimire imirimo n'ibitangaza udukorera buri munsi. Ni byinshi nta muhanga wabibara ngo abishobore. Oya ntibibarika, oya tuguhaye imitima yacu yakire, uyikoreshe icyo ushaka mwami w'abami twiyoborere. Tuguhaye imitima yacu yakire, uyikoreshe icyo ushaka mwami w'abami twiyoborere. Tuguhaye imitima yacu yakire, uyikoreshe icyo ushaka mwami w'abami twiyoborere.
tuba kure nk'abana bawe waratureze uradukuza wowe ni wadusize twageze mu bibazo ukaduhoza utimuhumure mu butayu ntitwigeze tubura amazi n'ukuri Yesu we warakoze kuva twakumenya nk'umubyeyi ntiwigeze utuba kure nk'abana bawe waratureze uradukuza wowe ni wadusize twageze mu bibazo ukaduhoza utimuhumure mu butayu ntitwigeze tubura amazi n'ukuri Yesu we warakoze tuguhaye imitima yacu yakire wikoreshe icyo ushaka muri w'abantu utwiyomorere tuguhaye imitima yacu yakire wikoreshe icyo ushaka muri w'abantu utwiyomorere tuguhaye imitima yacu yakire wikoreshe icyo ushaka